Yakwishangire TV FM online nk'uko bisanzwe turabashuje gatanu kuri kagenzi kako kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hanyuma rero turakomeje tuzamuka by'umwihariko tukubwira ngo nyamuneka amagara araseseka ntayorwe. Amagara araseseka ntayorwe, murabizi neza yuko mu gihugu cy'abaturanyi hamaze kuboneka Ebola imazemo n'iminsi, ariko n'uyu munsi yongeye kugaragara. Yongeye kugaragara rero, ongera utekereze ku buzima bwawe bw'ejo hazaza, wirinde gusuhuza umuntu, wirinda kwikora uko wishakiye ku munwa cyangwa ku mazuru kandi wamaze gusuhuza abantu. Ikindi kandi ushobora kwambara agapfukamunwa neza, kubera ko Ebola uko irimo gufata harimo umutwe ukabije cyane, harimo kubabara mu ngingo, harimo ikibazo kijyanye no kuruka, harimo kudiyara cyangwa se guhitwa cyangwa gucibwamo, harimo kuzana ibimenyetso mu biganza no ku ntoki, kuzana amaraso ahantu hatandukanye. Ndetse by'umwihariko ikintu gikomeye kuri Ebola, umenye neza yuko nutayirinda ishobora kukwangiza mu bice bitandukanye by'umubiri, kandi by'umwihariko ingaruka ikaba mbi cyane kuko yangiza abasirikare b'umubiri mu buryo buteye ubwoba. Rero wowe wari urwaye diyabete, wowe wari urwaye umwijima, wowe wari urwaye impyiko, wari urwaye urwagashya, wari urwaye igifu, nyamuneka ongera umenye neza yuko abasirikare bawe baba ari bakeya. Hanyuma by'umwihariko hari n'abandi baba bafite izo ndwara ariko zitaragaragara. Rero iyo Ebola igezemo yangiza ibice byose by'umubiri, ukaba washobora guhita noneho abasirikare barangiye. Rero ubwo nta kindi, nawe urabyumva ko ubuzima bwahazaharira ndetse by'umwihariko ukaba wanabugwa. Reka nkubwire ngo rero kwambara agapfukamunwa neza ni ingenzi, gukaraba neza intoki n'amazi asukuye, ndetse by'umwihariko gukaraba neza ahantu mukorera hose mukwiye kuhashyira by'umwihariko kandagira ukarabe, kugira ngo mutangiza abantu baje kubaka serivisi. Ikindi, niba harimo kudiyara umenye ko mu mara bimeze gutyo cyaba ari ikibazo cyane. Uyu muntu kugira ngo yongere agire imbaraga byagorana. Reka nkubwire ngo ni ingenzi cyane kumenya yuko roho nziza itura mu mubiri muzima, ugomba kwirinda. Rero kanongera nkwibutsa ikindi, by'umwihariko kuzana amaso atukura. Amaso aratukura akamera nk'arimo amaraso. Ikindi ni ukuva amaraso ahantu hose yagiye hatandukanye mu mubiri, mu bice bisohora ntuze byose bishobora gusohora amaraso. Hanyuma reka nkubwire ngo ni ingenzi cyane ko ku mubyeyi utwite nyamuneka ugomba kwibombarika, kubera yuko umenye neza yuko ufite imbaraga nkeya. Kuri ba bandi bari bafite ibibazo rero byo mu nzira z'ubuhumekero, bari bafite ibibazo byo mu binure bikabije byatumaga babura umwuka, nyamuneka umenye ko ibi ngibi bikureba cyane. Abantu bafite ibibazo bya sima, bafite ibibazo by'amasenezite, bafite ibibazo by'amabronchite, bafite ikibazo cy'igifu, bafite ikibazo cy'igihaha, nyamuneka amenye ko Ebola nta mikino ifite. Rero ubonye ibimenyetso bimwe muri biriya twavuze, ushobora guhamagara ku 114 hanyuma ukabona ubutabazi bw'ibanze. Yakwanga ukiyambaza n'umujyanama w'ubuzima ukwegera, tukavuga uti nyamuneka ntabarangiye byanyobeye icyo nakora. Rero kugira ngo ibintu bigende neza, nyamuneka kwirinda ni ingenzi cyane, kandi roho nziza itura mu mubiri muzima. Hari ubwo duhura n'ibibazo, nyamara ibyo bibazo bikaza bikatwibasira, bikaba biremereye cyane, ariko igihe ni ikindi kugira ngo nawe wongere usubirane ubuzima buzira umuze. Hanyuma rero udupfukamunwa ni ngombwa, kandagira ukarabe ni ngombwa. Ikindi kandi gusuhuzanya ibyitondere cyane. Hanyuma ikindi, nyamuneka niba uzi neza yuko wavuye muri buriya bice byo hakurya muri RDC cyangwa se Repubulika Demokarasi du Congo, nyamuneka gerageza utange amakuru hakibona, kugira ngo wegere inzego zibishinzwe zigufashe icyo wakora, kuko ushobora kudiyara bikaba birarangiye, ushobora kwanduza abandi bantu, ushobora kwanduza umuryango wawe, ushobora kuza wihishe n'ibyo ariko ukanduza umuryango wawe ndetse ukanduza n'abaturanyi, ugasanga abantu bagendeyemo ari benshi cyane, kandi mu by'ukuri washoboraga kubikora bigakemuka. Rero reka mbabwire ngo roho nziza itura mu mubiri muzima, kandi by'umwihariko amagara araseseka ntayorwe. Nutabara rero ukitabara, uratabara n'umuryango wawe kandi utabare n'igihugu muri rusange, utabara abaturanyi. Reka nkubwire ngo ni ingenzi cyane. Ebola rero ni indwara mbi cyane, ni indwara irimo igaragara by'umwihariko, kandi ikaba yabasha guhitana abantu. Mu Rwanda ntawe irahitana, ariko reka nkubwire ngo nurangara gato bishobora kuba
reka nkubwire ngo rero wowe ubwawe irinde kandi urinde n'abawe ndetse n'abanyarwanda muri rusange n'igihugu muri rusange. Rero umenya ko igihugu kigukeneye, urakenewe, turagukeneye, by'umwihariko rero ni wowe ubwawe wo kugira ngo ugire icyo ukora kugira ngo igihugu gikomeze kibe u Rwanda twifuza koko. Murakoze cyane rero, komeza ubane n'Imana.